guhera mu masaha y'umugoroba y'itariki ya gatatu mu by'ukuri hatangiye kumvikana inkuru z'urupfu rwa Alain Mukurarinda ndetse muri iki gitondo cy'itariki ya 4 Mata 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yashyize hanze itangazo ryo kwihanganisha ryo gukomeza abanyarwanda kubw'urupfu rw'uyu mugabo. Ni itangazo rero ryashyizwe hanze mu by'ukuri rigira riti ni itangazo riri mu ndimi zitandukanye ariko noneho by'umwihariko bagira bati tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wungirije wa guverinoma bwana Alain Mukurarinda, akaba yitabye Imana aho yari arwariye mu bitaro bya Kigali Faisal Hospital azize guhagarara ku mutima. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Rero ni umugabo mu by'ukuri wakoze imirimo itandukanye irimo mu by'ukuri ubushinjacyaha, kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ndetse akaba yarasigaye ari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Ubutumwa rero bw'ihumure cyangwa se ubutumwa bwo gukomeza ababuze cyangwa se abanyarwanda muri rusange bukaba bukomeje kuza ari bwinshi. Umwe mu bakoranye nawe uwo nta wundi rero ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ni Yolande Makoro, yashyize hanze ubutumwa buri mu rurimi rw'icyongereza bwo kwihanganisha ndetse no kwifuriza iruhuko ridashira mu by'ukuri Alain Mukurarinda. Yolande Makoro yagize ati mu by'ukuri ati birababaje, ati ni akababaro, ni umunsi w'akababaro kuri twe twese bagize mu by'ukuri urwego rw'igihugu rugize guterwa rw'ubuvugizi cyangwa se OGS. mu by'ukuri turababaye, mu by'ukuri ati go well my dear colleague, ati mu by'ukuri ati gira gute, ati ugende amahoro, ati wari inshuti Alain, ati we have lost a talented, ati twabuze umuntu w'umunyempano w'igikundiro ufite umutima mwiza, ati dufite amahirwe se cyangwa se dutewe ishimwe no kuba twaragize gute twarakumenye, ati tuzagukumbura cyane kubera umutima mwiza ubwiza watweretse kuri wowe ndetse na team yacu uburyo wayubatsemo, ati iruhukira mu mahoro, ati uruhukire mu rukundo. Ubu rero akaba ari Yolande Makoro washyize hanze ubutumwa mu by'ukuri yihanganisha abakoranaga na Alain Mukurarinda muri OGS, muri office ya guverinoma. Noneho mu by'ukuri witwa Jado Castar ni umunyamakuru wamamaye cyane kuri ubu ngubu, akaba ari mu buyobozi bwa BNB FM. Yashyize hanze ifoto ari kumwe na Alain Mukurarinda, aravuga ati mu by'ukuri ati ntabwo nari nzi ko burya bwari ubwa nyuma. Ni itariki, hari ku itariki rero ya 18, ati ni kuwa kabiri ku ya 18 Werurwe 2025, ati saha ni saa 9:26 z'umugoroba mu biro bye. Dusoje kuganira ubwo yavugaga mu by'ukuri iyo foto bari kumwe, ati Alain Muku tuzahurira ku Mavubi dutsinda, ahita ashyira hanze mbega ikiganiro bagiranye. Alain Muku amubwira ati tuzahurira ku Mavubi dutsinda Nigeria turirimba njye tsinda, mu by'ukuri akajado Castar ati tsinda we batsinde, ati twembi mu by'ukuri turaseka nk'inshuti, yari inshuti yanjye, sinigeze menya ko iyi foto nicyo kiganiro byari ibya nyuma, ati uruhukire mu mahoro. mu by'ukuri ku rundi ruhande umuyobozi nawe wa CKFM ni umunyamakuru kandi nawe wamamaye mu by'ukuri mu biganiro bitandukanye, wamamaye mu by'ukuri mu biganiro bitandukanye ariko byibanda kuri sport na politique. Uyu ni Sam Karenzi. Rero Sam Karenzi akaba nawe yashyize hanze ubutumwa, ati biragoye mu by'ukuri kuba twabyizera, atariko mu by'ukuri ruhukira mu mahoro munyabigwi, ati nta muhanzi ugira ute upfa. Tom Close nawe mu by'ukuri wari wabanje gushyira hanze ubutumwa, mu nyuma kongera akaza kuza gushyira hanze n'ubundi, yagize ati mu by'ukuri ati ruhukira mu mahoro Alain
Alemuku ati umuryango wawe Imana iwuhe gukomera muri ibi bihe bikomeye. Witwa Niwe Mwiza Anne Maria nawe ni umunyamakurukazi wamamaye cyane mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, yagize ati cyakora babivuze ukuri koko abeza ntibaramba, igendere mfura ineza yawe, kwiyoroshya, kumva buri wese no kumubonera umwanya, umwete n'umurava mu byo wakoraga, kwitanga utizigama, gusabana n'ingeri zose ni ishuri nzahora nkwigiraho iteka, abamarayika bakwakire maze Nyagasana gutuze aheza, ruhukira mu mahoro mubyeyi. Uwo rero mu by'ukuri ni Niwe Mwiza mu by'ukuri wagaragaje yuko Alemuku yari umugabo mu by'ukuri w'indangagaciro, yari imfura kandi yagiraga kwiyoroshya ndetse mu by'ukuri ati ukubonera umwanya buri muntu wese, ati umwete wagiraga n'umurava mu byo ukora, mu by'ukuri ati nzagira gute, tuzahora tugira gute tubyibuka, ati gusabana n'ibindi bigiye bitandukanye yavuze. Witwa rero Jackson Dushimimana nawe ni umwe mu banyamakuru bamamaye ariko by'umwihariko byagera ku birebana no gukora ibyegeranyo n'ubusesenguzi, akaba imbanza mbere. Mu by'ukuri uyu mugabo rero nawe cyangwa se uyu musore nawe yagize ubutumwa ashyira hanze ati mu by'ukuri ati may your essence endure beyond the fleeting grasp of time in peace and strength as fate decree. Ati mu by'ukuri nawe yavugaga ati mu by'ukuri ibyo wakoze ibigwi byawe mu by'ukuri biguherekeze kandi bizahore byibukwa, ati uruhukire mu by'ukuri mu mahoro ndetse mu by'ukuri muri rusange. So rero ni abantu benshi bakomeje gushyira hanze ubutumwa nyuma y'uko mu by'ukuri bimenyekanye n'urupfu abantu benshi mu by'ukuri batari biteze kubona Alemuku mu by'ukuri yitabye Imana, ariko n'ubundi niko bigenda mu buzima. Gusa nyine ntiyarwaye wenda igihe kirekire ngo abantu wenda babe barabimenye, nyine umutima wagize gutya uramufata birumvikana, noneho aza kuza kuba yitaba Imana nk'uko byatangajwe. Ni ibintu rero byakomeje kugenda mu by'ukuri bibabaza abantu mu buryo butandukanye, ubutumwa bwashyizwe hanze n'abantu batandukanye kandi bukomeza kugenda bwiyongera, ubutumwa bw'ihumure, abantu bakomeza kugenda bavuga ku bigwi, bavugwaga ku byaranze uyu mugabo, bavuga uburyo yiyoroshyaga, bavuga uburyo mu by'ukuri ari umugabo w'indangagaciro zitandukanye mu by'ukuri. Mu bihe bitandukanye rero yagiye mu by'ukuri agaragaza mu by'ukuri ibintu bitandukanye nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma, asobanura ibintu mu by'ukuri ndetse kandi ntago ari umugabo ugarukira gusa mu kuvuga wenda ngo ni politike. Abantu bamumenye mu by'ukuri mu birenze ibyo bamumenye mu muziki, aho yashyize mu by'ukuri indirimbo zitandukanye hanze. Ni umugabo rero watangiye kuririmba afite imyaka igera ku 9. Mu ndirimbo rero abantu batazibagirwa uyu mugabo yagiye mu by'ukuri akora, twavugamo nk'indirimbo ya Noheli nziza. Indirimbo ya Noheli yashyize hanze ni indirimbo yitwa Birakomeye, nayo ni indirimbo yakunzwe cyane y'urukundo, umuseke weya. Hari indirimbo yakoreye ikipe ya Mukura, yakoreye indirimbo Kiyovu Sport, akorera indirimbo APR, akorera indirimbo mu by'ukuri Rayon Sport, ndetse yakoreze indirimbo yitwa Murekatete, ni imwe mu ndirimbo zamamaye mu bihe byatambutse ariko n'ubu ngubu igifite igikundiro, igifite cyanga. Hari indirimbo yitwa Gloria, nayo ni indirimbo ijyana n'ibihe bya Noheli, ariko noneho indirimbo yitwa Tsinda Batsinde ni indirimbo yakomeje kugira gute gufasha abantu mu mupira w'amaguru, ndetse ikomeza kugenda mu by'ukuri ifasha abantu mu buryo bugiye butandukanye. Ni umugabo rero abantu bazakomeza kwibukira ku bintu bitandukanye, abantu bazakomeza kugenda bibukira nyine ku bikorwa byiwe yakoze, ibikorwa yakoze nk'umuhanzi, gushyigikira abandi bahanzi, gufasha barimo Karalise Karasira, gufasha Igisupusupu, gufasha mbega abantu mu buryo butandukanye mu buryo bw'ubuhanzi. Iyo miziki yashyize hanze, ariko noneho abantu bakanamwibuka ku rugendo rw'iyo nk'umushinjacyaha ndetse n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda, ndetse abantu bakazamwibukira mu bikorwa yakoze nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda.
niko kundi nyine nk'uko Sam Karenzi yabigarutseho mu by'ukuri umuhanzi napfa ndetse kandi ibikorwa by'umuntu biramuherekeza igihe cyose ahora mu by'ukuri yibukwa binyuze muri bya bikorwa. Icyo umuntu rero yavuga ni ukomeza kwifuriza abanyarwanda muri rusange kwihangana, ariko by'umwihariko umuryango wiwe, by'umwihariko umufasha wiwe birumvikana Martine Gatabazi bashakanye mu mwaka 2006, bari bamaze mu by'ukuri imyaka ijya kugera muri 20 babana nk'umugabo n'umugore. So Imana rero ikomeze gukomeza abanyarwanda ndetse no gukomeza abantu muri rusange. Ubutumwa bwo bukomeje kujya hanze ni bwinshi, ni ubutumwa bw'ihumure, ni ubutumwa bwo gukomeza abanyarwanda, ni ubutumwa bwo gukomeza umuryango, ni ubutumwa bwo kumwifuriza ubuzima bushya, ubuzima bwiza agiye mu by'ukuri, cyangwa se ubuzima atangiye kubizera, nk'uko abantu bizera yuko ubuzima umuntu ava mu buzima bumwe yerekeza mu bundi. Ngayo nguko rero tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza muri gahunda zose mukomeje kubamo. Imana ibahe gutera imbere, Imana ibakomeze, Imana ibahe guhora mu by'ukuri mwiteguye muri rusange, kuko nta muntu mu by'ukuri wari warigeze mu by'ukuri atekereza yuko igihe nk'iki ngiki kuri RMK cyaza muri ubu buryo. Ngayo nguko rero reka tubashimire rero kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza.